ngaho noneho ni mu ndebere mwogahekamwe mwokabyaramo cya gihugu mubona cyo kwa Neva ngikiri hariya hakurya, ariko utu dutusi turi kunkingiriza. Ibyo urabona ko hari gucumba, ko hameze nk'ahari gushya. Hariya hakurya ni mu Burundi mwokabyaramo, hariya hakurya mubona hari imyotsi ni mu Burundi. Hari abantu benshi barero kugenda bari kuvuga amakuru agiye atandukanye. Reka mbaha amakuru hano hejuru muri za Remera uko byitwaye. Intare za Sarambwe, amadubu kano kanya bamaze guha ba nyina icyo twita ngo ni Wazalendo, bari baje bashaka kugira ngo bagabe agatero shuma muri kiriya gice cyano hejuru muri ho plateau, ariko babashije guhura n'uruva gusenya. Barakubiswe bimwe biri seriye, barahondaguwe rwose. Dore ngizi imodoka z'intare za Sarambwe ziri kuntambukaho. Ubona ko igice cyose rwose kimeze neza, ko igice cyose ubungubu ari amahoro, ari umutekano, ibice byose ubona ko bimeze neza. Aha rero ngo baraje hariya za Remera, bari baje kugaba bwa butero shuma, baza guhura n'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zirabakubise zirabashwanyagiza, zirabakubise zibamerera nabi. Ivumbi riraka rwose, ivumbi riraka, haratumuka. Amakuru rero mfite ngo nuko abagera mu 9 wo muri za Wazalendo bahise bapfa, ndetse n'umukoroneri wabo witwa Abubakar. Koroneri Abubakar rwose ahasize ubuzima. Aya ni amakuru aho ngaho rero ni Remera ni muri kano gace gutya. Ahangaha niho za Remera kamabwise kuri rero toka urebye ukagenda ahangaha na tukafika pale mbele mtu atakuwa yuko na Paulo ndio ahangaha barabara sinafanya pale hapa wegera. Okay, ubona yuko n'ubundi ndababwiza ukuri mwogaye kamwe mwokabyaramwe. Intare za Sarambwe zibakoreye agashya, bazabyicuza, bazabyumva bashaje, bazabibarirana ba nyina na ba nyirakuru, bababwira ati intare za Sarambwe niyo zava ahangaha, ariko zikoze ikintu cyo bita, babakozemo akantu ko bita ngo ni imerekeza. Nibo babaherekeje utumuga twabo n'uturambo, baravuga ati ngo ntago ngo twagenda tutabahaye. Barabahaye rero, ariko nibo bari babigemuriye. Bamaze kubigemurira nabo barababwira bati reka tubaye mwogahabwa mwe, ibyo mwasabye reka tubibahe, ibyo mwifuje reka tubibakorere, reka tubereke yuko tutari ifu y'imvugwa rimwe. Mana y'isi n'ijuru, Mana ugaheka, Mana ukabyara we, Mana ukagira Imana we, sinzi ko nabivuga ngo Imana igumugisha. Mana, intare za Sarambwe zigiye zabije Wazalendo muri kariya gace. Wazalendo uze muzagenda muvuga ngo Kereva Bemba ngo ntabwo nabagiraga inama yo kureka ibyo murimo, nubwo mwagiye mubyanga. Muzi ngo nagendaga mbabwira rwose, ubona ko ibyo nababwiraga ari iby'ukuri, ahangaha tugeze ni yegera, ariko ase mukuna kwaka amapatira. Ariko reba ukuntu bagenda bari kwicururiza amata, ibintu bimeze neza rwose. Ubona ko ibintu bimeze neza, rwose, nubwo ubona ko bafite ubwo bubazo. Twakomeje kandi twagiye ukunzi ba Kereva Bemba. Nababwiye ngo amakuru yanjye nayo Remera ni Sisinya. Reka mberekere muri misozi, bareba muri hakurya hariya niho Remera rero, aho intare za Sarambwe zihaye ibyo basabye, babahereje ba nyina. Abaye ba nyina bakavuna umwere. Ahisigaye narabaye cya cyana kibaga muri Amerika, niba cyitwa niba ari Gasuku, ngo umwami w'abagore, wa mwami w'abagore agenda avuga rwose. Ahubwo nanjye nagiye kumwigaho, nagiye kugendera ku bye,
ariko Remera ni muri iriya misozi hariya si Murenge ni Murenge. Ubona yuko intare za Sarambwe ziri gukoramo agashya ubwo centre medicale Bwegera. Ubona ko intare za Sarambwe ziri gukora agashya hariya, nabyo kuvuga ati ngo twaje ngo turasubira inyuma ngo turagenda, ubasha kubiteza baramuhamba. Hari n'ubundi bwari bwavuye muri kiriya gice bumanuka buri kugira ngo buze Sange, bari bamaze kubona amakuru y'ibinyoma bababwira bati intare za Sarambwe zamaze kuva muri Sange, zamaze kuva muri Bwegera, zamaze kuva no mu bindi bice. Ubu ngubu noneho ngo zigeze Gatogota na Kamanyoro. Abandi barababwira ati mwokahambirwa mwe mwagapfa mwe, ninda babwiye ko twagiye restaurant moderne Gerbu Kabamba upemade Kakamba injo barabara kwenda Kakamba Remera. Okay, uri umuhanda ugiye Remera urazamutse ari haraguru hari intare za Sarambwe rwose ziba zitaye ntabwo ziba ziseka, zararakaye. Ni intare ntabwo ari ikigusha, intare ntabwo ari umuserebanya, intare ntabwo ari iki. Reka mabwiza ukuri rero, muri iriya misozi Wazalendo bakomeje guhura n'uva gusenya, kuko n'ubundi mu gitondo ngaho mu ndebera izo nka singizi nka dore mwazibonye ngizi nka, ariko abangaba bari kuzihungisha Abazalendo, bari kuzihungisha FRDC, kuko bo akazi kabo ni ukurya ibyo bataciye, ni ukumenya aho bateretswe. Bagiye muri nyaho mweretswe sha amihirimbiri ikamwereka n'intare za Sarambwe ngizo mwazibonye, intare za Sarambwe ku mamodoka izo intare za Sarambwe bose ziba zakutse zanutse, ntabwo ziba ziseka. Reka ntere kubatunga batankuri. Hano ni muri Plaine de Ruzizi, ariko mana yanjye dore inka ni nyinshi rwose. Buriya yose ni imisururu y'inka uburyo zigenda ujye muhengereza murajya mubona inka. Izi ni inka zose ziri guhunga, dore izi ni inka ziri guhunga, mwazibonye ngizi reba izi zose ni ukugira ngo Wazalendo batazazirya. Murebe ni nyinshi ziri kumwe n'abungeri cyangwa abashumba, ariko inka ntabwo zinyura kuri kaburimbo. Mwazibonye ngizi, dore murebe mundebere mwugaheka mwe mwogakira kwibere mwe, mana y'isi n'ijuru we, mana yanjye mundebere. Izi nka zose zirahunze, ziri guhunga mundebere, zindi ko harayivu mundebere. Aba bose bari guhunga za Wazalendo ngo zitazabica zokanyaga. Mundebere dore none akanyana rwose ndebere ni gatoya. Aba rero bavuze bati aba bavuna muheta babaginga bamaze iminsi barya ibyacu, none nituguma ahangaha se noneho ntibaza kubimara. Niko nabibabwiye, nta muturage urava mu bye, ibyo babandi bafite imbaraga kuri 23 bakorana bari kugenda. Ariko nkuko mubibona ikintu bita inka zo ziri kuva muri kiriya gice kirimo za Wazalendo. Murabona ko ibintu byari bimaze kuba byiza, ariko politiki ya Felix Antoine Tshisekedi bwa Kirombo akomeje kugira nabi. No munsi manza nahatukanye. Excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo, monsieur Joseph Kabila, monsieur Antoine Felix Tshisekedi Kirombo, uteje umutekano muke. Ejo bundi niho wari uri kuvuga yuko abakongomani b'abanyamurenge kubemera nk'abakongomani bagenzi bawe, ariko amakuru agakomeza kugaragaza ko ufite ikintu cy'ivangura, ikintu cy'ironda koko, ikintu cy'ironda karere baba muri Kasai. Ubu se niba koko bagukunda, niba nawe ukunda abaturage, aba bose bari guhungisha inka zabo bari kuzihungisha kubera iki? Ntabwo bari batwirwaneho
ntabwo bari ari M23 n'abaturage basanzwe, ariko bari guhunga iwabo bakajyana inka handi kuko bazi ko wowe n'abambari bawe muzazirya. Reba uno mwana yikoreye pano, buriya ni umushumba cyangwa ni ingamba. Aravuze ati hapa njoo wapi kuizile Bea. Hii walikuwa wanatengeneza vitu vya kulima hivi, hizi mashine zote okay. Abana bahagaritse ibyabo bamuharebe yani matanke magari na ile lande kizene niko naona kule nayo baisha yari okay. Murebe niba mama 23 icyo bajya bayibeshyera ngo yavuye muri kugira ngo yibye ngo niba ari sima, ibi byose biri ahangaha se. Reba murebe hano amatractor ari ahangaha, reka ndi murebe ariya na amatractor bihinga. Hari abantu bavuga ngo barajya gusahura kuki bino batabitwaye. Iriya hirya mabonye n'amarande kuzere izira imodoka zifite amatamu byose ko batigeze babitwara, ibi byose ko bihari. Abo bantu muvuga ngo bari bamwe kamwe bananiwe gutangirira kuri biriya ngo barangiza bakajya kubashyiraho ngo bibye sima. Uriya sima urinyabeto, ntabwo bakwiba sima bari kureba biriya bintu. Uramutse ari umusirikare nabonye bari kumuhana hejuru yuko yambuye abaturage amafaranga atanari menshi, amafaranga make rwose atari menshi, arayamwiba. Amaze kuyiba icyo bamukoreye n'ubu ngubu arafunzwe. Kandi noneho wa muturage bamusubije ibye, bamaze kumusubiza 200,000 francs, bamusubije 200,000 francs, ariko amaze amezi 3 afunzwe. Azagenda azasubira ari kubwira abandi basirikari ngo kwiba ni mbaya. None urambwira ngo kibiba ntibakora iki kandi bakarwana bashikamye? Mana y'isi n'ijuru, Mana ugaheka we, Mana ukagira Imana we, Mana ugatuka we, Mana ukagira Imana we. Umugisha ukomeze, Imana ukomeze guhumugisha Mana, Imana ikomeye kandi ukomeze ufashe intare zasarambwe, ukomeze ufashe amadubu, ukomeze we hafi y'abagukunda n'abagukorera. Yewe nagerageje abasiba nenda Uvira, abangaba bari kujya Uvira na gari nenda Uvira, Misisi batapita Uvira, banaendelea. Okay, uko banaenda kugenda ndikubaza ngo mbese ngo bano bagiye he, abana ngo bagiye Misisi. Mimi nawaza security iko bien, mais bakisha fika fasi ya nani ya FARDC bitaharibika, anza baomba masamire $1,000 na tusha ndio hivi walishazitayarisha. Murebo no muhanda Gisegeta takoze, ariko sereka tuvugisha ukuri, nubwo wenda rimwe na rimwe ngeje nkunda kubivuga. No muhanda nubwo tunawishira kuri Gisegeti wenyine, Joseph Kabila we ko atari yarawukoze mu myaka 18 yawa nawe ni cya kimwe na ntuza na Gisegeti, uko ni nawe wamushyizeho yashyizeho. Rero ntabwo nanga Joseph Kabila ndamukunda, ariko no mu myaka 18 nawe aba yaragize akantu kakora kuri uno muhanda. Ariko ntaho banese uno muhanda no wa Mobutu, isi ni gudura ya Mobutu nyamara ubwo abantu bamwe batamuvuga neza ngenda mwikundira. Iyi ni creation ya Mobutu, ariko Joseph Kabila wa Gisegeti. Alliance Fleuve Congo nayo igihe izazira iri gushyiramo ibikorwa tuzabimenya hano, uko yo iracyafatwa n'umutwe witwaje intwaro, ntabwo yari yaba guverinoma cyangwa leta. Hapo tunafika sana nandi uvungu
yitwa Ruvungi. Gari nazo zirisharibika, urabona ko abantu ntabwo bishimye, abantu barababaye, inka nazo zagiye gushoka. Hari n'izuba mwogahekamwe, izuba rimeze nabi, wenda nuko Imana igira neza yagiye ikarema agace inka zizarishamo, yamara kurema agace inka zizarishamo igahita inarema isoko zizashokeramo. Niyo mpamvu nkubwira ngo Imana izi ubwenge. Ahangaha hari ubwatsi, igihe cy'izuba rwose ujya ubona ko ubwatsi buhari, nubwo wenda atari, ariko icyiza ni uko Imana yabashije gutanga amasoko inka zishokeramo. Iyi ngiyo po ya hafi ya Ruvungi, po Ruvungi. Dore ngizi nka mwana mwazibonye ziri gushoka, iyi ngizi ziri no mu guhuha, izo hano ku kiraro, izi nka rwose ntabwo ngo ngenda barayizi ibintu biri kuba ariya hejuru muri ya misozi n'ubundi y'umurenge. Abantu benshi bavuga ati ngo ntabwo ngo twava ariya ngo tugere ngo Bukavu ngo dusabwa kugenda n'indege. Gusa njye ngenda n'indege cyangwa nyangira rimwe na rimwe ngenda n'amaguru we. Icyo mbabwira ni ukuri, ahangaha rwose intare zasarambwe, ariko se kino gice cyose ntizivamo mwogahekamwe. Hariya hose inka zaziri ngiya hose zose ziraza zijye kwikosantara ahantu hamwe, ubu bazajya banyoberwa no gusobanura inka. Bajya bati ngo iyanjye ni iyi, n'undi ati ni iyi, usange bari gushwana bari gupfa inka. Urakabyara. Bantu banjye ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Ndabona ninjiye mu mujyi wa Sange wa Ruvungi, ariko kuki Ruvungi na Sange bikunda kujya nka byikiranye? Ahangaha naho abakoshari bazahagera, ntabwo bari bahagera, ariko ahangaha naho ikigaragara ni uko bazahagera. Ndaza kubereka aho intare zasarambwe zizafungira, aho ibirindiro byabo byari biri. Hariho n'ubundi amakuru agaragaza ko hariho bazafungira, bakaza bakicara aho ngaho. Ahangaha hapa tunafika Ruvungi. Sawa, ndabakunda cyane.